Icyizere TV ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo abantu muri hafi na kure mwebwe mwese mwumvemo ikaze. Uyu ni wa mwanya mwiza tujya twumva ijambo ry'Imana ku Cyizere TV. Uyu munsi murabona ko mwene data yari amaze iminsi yaragiye safari none yaje. Gasheri uraho? Muraho neza. Imana ishimwe ko waje amahoro. Twari twaraburanye siko abantu bari bagukumbuye ku Cyizere TV. Nanjye nari mbakumbuye cyane nawe nari ngukumbuye. Haleluya. Rero nawe wiyumvemo ikaze ngo haye ikaze. Uyu munsi bategereje agaseke. Yego. Aho wari waragiye agaseke ugiye kubapfundurira uyu munsi. Yego. Rero wiyumvemo ikaze ubu kadusenge kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Amazina yacu murayazi, uyu ni Mutuyimana Rachel, ni umubyeyi ushima Imana, nanjye ndi Muhongerwa Grace, ndi umubyeyi ushima Imana, turaba Kristo. Ibindi Yesu aduhana umugisha. Haleluya. Mana data twese uri mu ijuru, Imana y'imbaraga nyinshi, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana yera kandi ikiranuka. Haleluya. Imana idukunda murengezi w'ubugingo bwacu. Turagushimiye aya masaha, turagushimiye kuri Imana y'amahoro, turagushimiye kuri ibyiringiro byacu, turagushimiye kuri umufasha utabura guseruka mu byago no mu makuba. Ugira neza bugacya bukira, ineza yawe ntirondoreka. Haleluya. Tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye, tugushimiye ko watanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu, tugushimiye ko watwimanye ukaduhagararaho. Imana nishimwe. Rero tugiye kumva ijambo ry'Imana ku Cyizere TV. Reka ugiye kurivuga ntaba ari we, ndetse n'abateze amatwi ijambo ry'Imana ku Cyizere TV ntaba ari bo. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu turarisengeye cyane, dusengeye iyi mitima kuko ijambo ry'Imana ryo rirasengeye kuko rituruta ubukuru. Mu izina rya Yesu Kristo iyi mitima igiye kwakira ijambo ry'Imana reka yezwe n'amaraso ya Yesu. Mu izina rya Yesu kandi ijambo ry'Imana rikora icyo waritumye. Mu izina rya Yesu Kristo akibumbura akanwa ke mwami urangurure wivugire. Mu izina rya Yesu Kristo kandi umuntu wese uduteze amatwi ku Cyizere TV reka habwe umugisha nawe. Urakoze mwami, turagushimiye. Duhamagaye imbaraga z'Imana, umwuka wera yururukire muri iri teraniro. Cyo twirukanye n'imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo. Dayimoni utuma abantu batacyumva ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana utwike kandi ukongore, ubwami bwawe nibwururukire muri iri teraniro. Twumva iki ijambo ry'Imana ridushakaho kuri uyu munsi. Urakoze mwami, turagushimiye kuri Imana ibyumvise kandi ukabikoze. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Rachel, karibu utugezeho ijambo ry'Imana. Yego, murakoze. Muhongerwa Grace arakoze cyane kumpa ikaze. Uyu ni wa mwanya rero tuba turi kumva ijambo ry'Imana. Ariko mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu, nari mbakumbuye cyane. Imana ibaho umugisha umuntu wese uri kutwumva. Haleluya. Tumva nezerewe cyane ko twongeye kubonana. Imana ishimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tuzi neza ko ari umutsima utera imbaraga. Tugiye gusoma ijambo, ni ijambo abantu benshi bakunda kumva mu matwi yabo, uretse ko ijambo ry'Imana ritajya rimenyerwa, ariko kandi nta nubwo rijya rirambirana. Oya rwose rihora rishyashya. Ni ijambo dusanga muri Yesaya, ni umuhanuzi Yesaya igice cya 50 ku murongo wa 7. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara. Ngo nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Washaka yabumba na Bibiliya tukigendera. Umwuka wera agasobanura se. Umwuka wera agasobanura. Nawe urasobanura n'umwuka wera aze gusobanura, ariko nayo wasobanura uko umwuka wera yakuyoboye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Iyi Mana yacu niyo kwizerwa. Haleluya. Muririmbyi umwe yararirimbye aravuga ngo iyi Mana yacu irakomeye cyane, ikora imirimo ikagaragara, si nk'ibigirwamana bitavuga ntibyumve. Imana yacu irakomeye cyane. Nta rindi shyanga rifite Imana, rifite imbaraga nk'Imana twiringiye. Haleluya. Imana yacu ishimwe.
ngo nta rindi shyanga rifite imana ngo rifite imbaraga nk'imana twiringiye. iyi mana twiringiye ni imana igitabara, ni imana itagikoza isoni, ni imana irengera imfubyi ikarengera abapfakazi. iyi mana twiringiye ni imana itagirobanura ku butoni. haleluya, imana yacu ishimwe. iyi mana yacu irakomeye, ni imana ikora imirimo abantu bose bagatangara. ibyananiye abana b'abantu irabishoboye. ni igitangaza, iratangaje. ibyo ubona byakuyobeye irabishoboye rega cyane rwose, ariko nta kijya kiyinanira, ishobora byose rega. yitwa ntihemuka, iyo niyo mana yanjye. yitwa ntihemuka, iyo niyo mana yanjye. haleluya, imana ishimwe. iyi mana yacu ntigihemuka, ni ukuri kw'Imana. iyi mana ntabwo ijya ihinduka, ni ukuri, iyi mana irasezeranye igasohoza. ntikoze isoni, haleluya, ni imana igitangaza. ishimwe. yitwa ndiho. ni ukuri. Imana isumba uyu imana mwanditsi z'abanyamahanga. yarangije avuga ngo kuko umwami imana izantabara. nicyo gituma ntamwara. nta wundi yari yizeye wamutabara, ntawe. ntabwo yari yizeye imiryango, ntoya rwose, ntiyari yizeye abavandimwe cyane ko benshi nta nabo banafite cyane. ahubwo we yizeye imana, aravuga ati kuko umwami imana izantabara. nicyo gituma ntamwara. nawe ufite ibibazo bikuremereye, wabuze epfo na ruguru, uri kubunza imitima, uri kwibaza ati ese ubu mbigenze gute, ariko ndagira ngo nkubwire ngo umwami imana yiteguye kugutabara. haleluya, nta wundi murengezi, nta wundi mutabazi dufite, ni iyi mana yonyine niyo ije kugutabara. ngo biringiye abantu barabahemukira, ngo ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni, ngo ariko wowe Uwiteka ngo ntabwo ujya uhemuka, ngo kandi ntabwo ujya ukoza isoni. haleluya, imana yacu ntabwo ijya ikoza isoni, ntabwo ijya ikoza isoni, ntiyokinisha, niyo kinisha iduteza abantu. haleluya, imana ishimwe. ariko Yesu we uraryoshye, uri mwiza kandi bere mwiza abamutegereje. ni ukuri. umva, wikumva yuko wakozwe n'isoni, wikumva yuko ugiye kumwara. baguteza iminsi, ni ukuri, baravuga ngo hari ngo ntabwo nguriya ngo noneho ngo birarangiye. burira ariko ntibuke. ariko ndagira ngo nkubwire hari Uwiteka, hari imana, hari imana ije gutabara. imana ishimwe, imana ihimbaza. gahunda ni ugukomera ku masezerano cyane. hari icyo imana yatuvuzeho, ngo nubwo harimo abarira, hari imana ije gutabara. haleluya, imana ishimwe. sinzi kuririmba, wowe uzi kuririmba. ariko hari igihe agakorasi kaza. ariko hari umuririmbyi natwe tujya tugira, avuga ngo hari icyo yavuze imana, hari icyo yavuze. haleluya, nubwo bikugora hari icyo yakuvuzeho, irengera ijambo ryayo kugira ngo risohoze. tuzuceceke kuko hari icyo yavuze. haleluya, haleluya, imana ishimwe. reka kwicara ku mutogoto w'inkono, wicare ku ijambo ry'uwayiteretseho. haleluya, imana ishimwe. ariko mana we ntabwo turimo kuririmba, ariko nako kaba kaje. erega buriya n'indirimbo nayo ni ubutumwa, ni ubutumwa bwiza. ni ubutumwa bwiza, umuntu arayumva akaruhuka. imana ishimwe. wari urembejwe n'uburwayi, wabonaga ko birangiye, ariko humura, hari imana ije gutabara. humura, ntabwo uzakorwa n'isoni. komera mu maso hawe, komera wishidikanya. uravuga ngo hari imana, siyo yavuze, niyo yavuze. yavuze yuko uzakira. ni ukuri, imana ntibeshye, ntabwo ijya ibeshya, ntabwo ari umwana w'umuntu ngo ibeshye, nta n'ubwo ijya yicuza. icyo yavuze iragikora. yavuze ko izagendana natwe, igakorana natwe, ikaringaniza ahataringaniye. imana ishimwe. ngo ibihindizo by'ibyuma izabicamo kabiri, ngo nunyura mu mazi ntabwo uzatembwana, nunyura no mu muriro ntabwo uzashya. imana ishimwe. haleluya. ubundi ni iki kibateye ubwoba? ubwoba ni bushire. imana ishimwe. Yesu arahari, ari mu kazi.
ngo ubwo Imana itimanye umwana wayo izabura ite kumuduhana n'ibindi byose ariko Yesu ngo se ubundi ngo ko ari mu ruhande rwacu ngo umubisha wacu yaba yaturuka he ko Imana iri mu ruhande rwawe umubisha wawe ninde yavahe komera wowe ushikame Imana yacu iratabara Imana yacije kukurengera Imana ishimwe we wari ufite ubwoba wari ufite ubwoba bw'ibihe wari ufite ubwoba bw'intambara ufite wari ufite ubwoba bw'ibigeragezo wari ufite ubwoba bw'uburwayi bwanze gukira ariko ndagira ngo nkubwire komera ushikame tegereza Uwiteka tegereza ubutabazi bw'Imana nta handi duteze ubutabazi ni ku Uwiteka wenyine Imana yacu ishimwe nta wundi wadutabara nta wundi wo kukurengera ni Imana yonyine wikwiringira umwana w'umuntu umuntu yagusezeranya uyu munsi aje agahinduka ariko Imana ntigihinduka kandi Imana ntigirobanura ku butoni haleluya Imana akuze Imana nta nubwo ijya yumva amabwire nta nubwo yumva n'ibirego urazi ibaye yumva ibirego yego ko Mana ntabwo wabwakwira bugacya se ntabe kandi yije gutabara noneho nta n'uwigisha inama nta n'uyikoma mu nkoko ntabe rwose nta n'ubwo isaba n'inkunga reka da nta baterankunga ikeneye irihagije haleluya ndumva iyi Mana twayivuga we iyi Mana ni nziza haleluya iyi Mana yacu irashoboye iyi Mana irarengera haleluya Imana ishimwe iyi Mana irakiza ni ukuri ko Imana irazura indwara zananiranye irahumanura za zindi kwa muganga bavuga ngo itahire utegereze ivuga rimwe gusa irategeka ariko yaza yakururuka gusa ikagukora ugahambira Imana ishimwe hari umuntu ufite icyifuzo hari umuntu ufite icyifuzo ndabyibutse niba ari no kutwumva afite icyifuzo cyo kubyara umwana w'umukobwa afite abahungu gusa ariko niyizera Imana irabamuha haleluya kuko bose irabafite niyizera Imana Imana ijya ibikora ni ukuri ko Imana nibamuhe ifite abahungu n'abakobwa irabafite bose nibamuhe rwose nibamuhe nuko n'ababuze urubyaro ikore kundi ibyara Imana ishimwe irema amashimwe mu muryango ikora imirimo n'ibitangaza Imana irashoboye tuyifitiye icyizere rega natwe ubwacu turi ubuhamya turi ubuhamya bwigendera ako ni ukuri pe nari ngukumbuye cyane nkanjye uzigewe Imana ishimwe irungo ryari ryaranyishe Imana ishimwe ni ukuri irungo ryari ryaranyishe kabisa amena reka tubwire umuntu wese uri kutwumva ku Cyizere TV ni ukuri areke gushidikanya yizere Imana ibyo yabwiwe n'umwami Imana ko bizasohora amena haleluya Imana ishimwe ni ukuri iryo ni ryo jambo twe twateguye kugira ngo tubagezeho ako twibutsa abakunzi bacu kujya mukora subscribe kugira ngo inyigisho zigenda zitambuka zibagerereho igihe mwakire neza ijambo ry'Imana nishimiye Imana amen uri mwiza Yesu haleluya uri data wa twese uri Imana igira neza bugacya bukira uri Imana idukunda Imana itarobanura ku butoni Imana itareba uburanga ntureba igihagararo izina ryawe nirishyirwe hejuru muri aka kanya mwami Imana yacu turi imbere yawe twavugaga imirimo n'ibitangaza ugenda udukorera Uwiteka Nyiringabo twamaze kumenya yuko ari we mutabazi kandi data wa twese kuko uri umutabazi wacu ntabwo tuzakorwa n'isoni nta nubwo tuzamwara kuko uri Imana itagikoze isoni izina ryawe rishyirwe hejuru ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni ngo utabasha kunyeganyezwa haleluya Uwiteka Nyiringabo Imana ubwo uri mu ruhande rwacu tumenye neza yuko tutagomba kunyeganyezwa n'ibigeragezo n'ibibazo n'intambara ndetse n'indwara n'ibicantege Uwiteka Nyiringabo
tumaze kumenya yuko uri umunyembaraga, uri imbaraga zacu. Haleluya. Ngaho nuzi uturwanirire, uri ibyirato byacu, buri wese uri agakiza kacu, uri amahoro yacu. Wumve Data twese Nyiringabo ibyifuzo afite, umubere ibisubizo kuko uri Imana isubiza, umubere ibyirato. Haleluya. Nyemerera Uwiteka Nyiringabo, sengeye buri wese uri kutwumva kugira ngo umuremere ishimwe rifatika mu izina rya Yesu Kristo. Abari barwaye Uwiteka ubakize, abari bafite ibibazo bitandukanye ubabere ibisubizo mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana yo kwizerwa kandi uri Imana yo kwiringirwa. Imana yacu nishimwe, uri umurengezi wacu. Haleluya. Uri Imana ikora imirimo ikagaragara, uri Imana nyamana, Imana y'icyubahiro. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Ngaho nyemerera Data wa twese, ukomeze uganze ugere kuri buri wese, umwitamururira kubone buri wese Nyiringabo umusubize mu ruhande rwe mu izina rya Yesu Kristo. Utambutse Imana, batambutse amashimwe ku bwawe kuko uri Imana igira neza. Urakoze mukunzi mwiza. Sabiye umugisha buri wese uri kutwumva mu izina rya Yesu Kristo. Buri wese uri kutwumva ku Cyizere TV, Mana Data wa twese wigomwe umwanya wakaza kumva ijambo ryawe, ahabwe umugisha nawe mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho ukomeze ubane natwe uturengere, tukuragije umwanya wose Nyiringabo uri imbere, kugira ngo uburinzi bwawe bukomeze butuganzeho kuko uri Imana ishobora byose. Urakoze kubyumvise, tubisabye twizeye izina ryawe ryera Yesu. Amen.